Hello, mbaye ikaze ku Inkuru TV, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Odile. Turarebera hamwe imico n'imiterere iranga ufite izina rya Odile. Nongera guha ikaze abashyashya kuri iyi channel yacu, abasanzwe n'abashyashya mwese mbaye ikaze, nanabasaba gukora subscribe ku bashyashya, mugakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo mujye murushaho kubona ibiganiro byacu uko bigiye tubisohora umunsi ku munsi. Mwibuke no gukora like ku biganiro tubagezaho, munatwandikiye no muri comment. Odile rero ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura ubukire. Ba Odile ni abantu bakunze guhorana umutuzo n'amagambo make. Nubwo iyo ubabonye uba ubona bitonze ndetse bashobora no kuba boroshye cyane, ba Odile ni abantu batajya bapfa gukangwa n'ibibazo bahura nabyo mu buzima, bazi guhorana intsinzi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bahorana inseko n'akanyamuneza mu maso kubera uburyo bazi gushaka inshuti, ariko kandi uburyo basubiza cyangwa n'uko bitwara imbere y'abandi bishobora kubangama, cyane cyane ko batajya batinda mu nzira. Iyo bakoreye ikitabashimishije bahita bakubwiriraho. Ba Odile rero usanga barangwa no gukora cyane kandi bakunda ibyo bakora, babirwanira ishyaka. Niyo mpamvu badakunda ababivangira muri gahunda zabo. Ntibashobora kwihanganira umuntu wese utuma bagira igihombo mu mibare yabo. Odile rero agaragara nk'utisanzura ku bantu, ariko burya ngo biba bihishe mu mutima woroshye cyane. Iyo aketse ikintu asanga cyari cyo, kandi iyo mpano arayikoresha cyane ikamuyobora mu mibanire ye n'abandi. Odile rero ntabwo akunda gufata iya mbere mu bintu, ndetse agira n'ubunebwe cyane, ariko akanagira n'impano yo kwitegereza, kumva abandi no kubatera impuhwe. nayo ni imwe mu mpano agira.
Odile ntabwo akunda kwibonekeza kuko akenshi anagira isoni, ariko akomerekejwe mu rukundo Odile arigunga cyane akagenda akanabura. Urumva yuko rero mu mibanire ya Odile muba mugomba kwirinda kubakomeretsa mu rukundo, kuko iyo umukomerekeje arigunga akaba yanagenda akabura ukabura aho yaburiye. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu, nizere yuko hari ibyo mwungukiye mu busobanuro bw'izina rya Odile. Nsuhuza aba Odile bose aho bari n'inshuti zabo bahayamba. Mwakoze cyane rero, mwibuke gukora like ku biganiro tubaha, n'abashyashya please mukore subscribe, munadusharinge ibitekerezo byanyu muri komenti. Naho utaha, amahoro y'Imana abane namwe.